mu matsiko menshi n'ibyishimo abakirijwe kuri radiyo bumva ijambo ry'Imana basabye abapasiteri babo ko bababona amaso ku maso. Muri icyo gihe Pastor Mary, Pastor Kabanyana bateguye igitaramo cyabereye hano mu karere ka Nyagatare itariki 14 cyo guhura n'abakristu babwirijwe bagakizwa bakumva ijambo ry'Imana, aho Pastor Mary yaboneyeho no kumurika Ministries yaramaranye imyaka 2 ku mugaragaro ayimurikira rubanda n'abari bitabiriye iki gitaramo mu mazina aranga iyo minisiteri, akaba yayise Lilenso Ministries. Reka dukurikire ibindi no ku mugaragaro byabereye hano mu karere ka Nyagatare kuri Minivam, n'urusengero Minivam Church. nagira ngo nshimire Radio Flash n'umuyobozi wayo, ndabizi ubutumwa buzamugeraho wenguye n'umukozi wayo, kandi ibi bintu tuvuga biraba biri kuri YouTube ejo n'ejo bundi azabibona. Ndamushimira cyane umuyobozi wa Flash, ni umuvandimwe wanjye, ntabwo nigeze mubwira ngo ndashaka umwanya wo kwigisha kuri radio dore ko nanabitinyaga. Yarambwiye ati wamenye ko natangije Flash Nyagatare? Ndambwira ntabwo mbizi, mbisikorera. Ati yaratangiriye hariya ku isoko, wagiye se waje nkaguha umwanya wo kubwiriza? ntabwo nabyakiriye. hashizemo umwaka wararangiye, twari mu ishuri rya Bibiliya hano rihinyuza abantu cyane. Najya kumva ngo usibye no kuri radio no gusura urusengero nta mbaraga zabyo ndifite. Yenda baramukije mu izina rya Yesu kandi ndabakunda. Muri agaciro imbere yanjye, muri abantu bakomeye cyane. Amen. Imana ibamugisha. Ndanezerewe rero kuri uyu munsi. Amazina yanjye nayo nitwa Mary Mukande, abantu pasiteri, kandi n'igihe wabatumiye muri ibi byicaro mwakoze kwitabira. Imana ibamugisha. Rero hano ni mu rusengero, ariko ngiye kwakira umuntu wese witabiriye ubutumire bwanjye na mugenzi wanjye utaragera hano. Twifuje gutumira abantu kubw'impamvu jyewe na mugenzi wanjye witwa Kabanyana babaye nk'impanga, nubwo turutanwa cyane. Byabaye ibintu bikomeye, mu mwanya uri buze turaza kubigeraho, ariko twafatanije kubatumira. Ntabwo aragera hano, yagize izindi nshingano, ariko nagira ngo nubwo adahari yewe mbakire. Murambabarira, hari abantu nshaka kwakira mbere yuko nakira ijambo, turabyihanganira. Hari umukozi w'Imana mu kanya nahoze mvuga ko atarahagera, impanga yanjye batari batuzi, numva gatungana gusa tureshya nuko kuko Imana yabikoze. Nagira ngo nakire Pastor Kabanyana asuhuze itorero. Imana ibamugisha.
umugisha ndabasuhuza cyane mu izina rya Yesu. Ndanezerewe cyane, mfite ishimwe ryinshi uyu munsi. Uyu ni umunsi w'umunezero kuri twe. Kuva muri mu bihumbi 2020 mu kwezi kwa gatatu kugeza uyu munsi dukora umurimo w'Imana. Nishimye rikomeye, abantu benshi twatumiye bakijijwe ntago turababona nk'uko twababwirije ubutumwa bwiza, ariko turashimira mwebwe bahari. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Turashimira ubuyobozi bwa Minivamu bwahagaranye natwe. Pastor, Imana ibahe umugisha cyane, Imana ibagirire neza. Pastor Lucas, Imana ibahe umugisha cyane. Mana yanjye twanezerewe, twashimye Imana. Pastor Andrew, Imana ibahe umugisha, duherukana kera. Bana abakozi b'Imana badufashe amaboko kuri uyu munsi w'igiterane, twishimira abantu twabwirije ubutumwa bwiza. Korali, Imana ibahe umugisha. Kayiranga, Imana ibahe umugisha. Twanezerewe mu by'ukuri, turashima Imana ko reka dushime Imana. Data, mu izina rya Yesu Imana yacu, tuguhaye icyubahiro, dushyize hejuru izina ryawe. Mwami, birakwiriye ko dushyira hejuru izina ryawe kubw'imirimo n'ibitangaza dukorera ngo mu gihe bwije. Turagushimira rero ko turi hano bwa bene data bahutse ubwa kabiri. Mwami Imana, biturutse mu kumwa kw'abakozi bawe wahaye umurongo hariya kuri radiyo kugira ngo bumvikanishe ubutumwa bwawe ku bari hafi na kure. Ndagushima rero ko umurimo wakozwe, kandi ndagushima ko wakozwe neza. Icyubahiro kibi cyawe. Uyu mwanya tugiye kumva ijambo ryawe, reka ubere umuntu wese umwanya w'umugisha. Ndasaba ngo buri muntu wese yigizwe imbere ijambo ryawe mu izina rya Yesu, amen. Reka twicare. Haleluya, haleluya. Amwumvise ntiyababwira uko rureshya, ahubwo ngo rwananira utazagerayo by'ukuri. Wowe rwose niwe rwananira. Rero bene data, nje kubabwira ngo turi mu rugendo, turajya iwacu h'ukuri. Urwo rugendo sinahise ngiye kubabwira uko rureshya, ahubwo ngiye kuvuga ubutumwa. None nivuga ubutumwa, wowe wumva uko rureshya. Aho Pastor Mary yaboneyeho no kumurika Ministries yaramaranye imyaka 2 ku mugaragaro ayimurikira rubanda n'abari bitabiriye iki gitaramo. Ndakebukayo vuba. Abantu bamwe na bamwe bajya batangira nk'uku nguku, wenda ntabwo ndagera naho batangira, ariko ndabizi bijya bibaho batangira nk'uku, wenda abyita ministry, ejo igashinga hari igashyiraho inyubako, ukumva yatwaye nk'abantu basenganaga bamwe akazana izina akavuga ati twitwa aba, bikaba itorero. Ndashaka kubambana impungenge ba Kristo n'abayobozi banjye ko kuri jyewe atari ko bimeze. Uyu ni umuhamagaro umazemo imyaka yera kuri 16. Urumva umuntu wavutse icyo gihe amashuri yageze kure. Murakoze. Nitwa Pastor Mary Mukande, ndetse channel yanjye yitwa Rireso Ministries. Ikintu cyaduhurije hano rero, twari dufite ibintu bibiri mu kintu kimwe. Ikintu cya mbere, hari abantu twabwirije ubutumwa bwiza twifuza guhura nabo, bababwirije ku ikoranabuhanga, ntabwo twari tuziranye. Icya kabiri, twashakaga gushyira ku mugaragaro iyi minisiteri yitwa Rireso Ministries. Yari imaze igihe gitoya ikorera kuri, yari imaze imyaka 2 ikorera kuri radiyo, yari imaze amezi hafi 2 ikorera kuri YouTube. None uyisize hanze ku mugaragaro, gira icyo yasobanura ku batari bahari rero. Iyi ni minisiteri niyerekwa nahawe mu mwaka w'ibihumbi 2006, niyerekwa rivuye ku Mana nyine, ariko inzira iyerekwa n'ubundi cibwa n'Imana yari impaye
ndi ahantu mu masengesho na gahunda yindi nari mfite numvaga ndi umukozi w'Imana bimpagije, hanyuma Imana impa iriyerekwa, impa ijambo rimbwira ngo haguruka utangize umushinga wo kubohoza abantu banjye. Rero iyi minisiteri icyo nayivugaho ni minisiteri yagutse izagera ku isi hose. Ku batari bahari rero navuze ko ubu ngubu yatangiye, yageze kuri YouTube, ikibura ari ugushyiramo urundi rurimi mpuzamahanga kugira ngo igere ku bantu bose. neza cyane uti abo twabwirije kuri radiyo bagerageje kuhagera cyangwa ntabwo bahageze? Hari abahageze, bamwe bavuye kure ndetse bambutse umupaka, hari abatashoboye kuhagera nk'uko wenda uburyo bwo kugenda butoroshye, ariko mu by'ukuri ni abantu benshi kandi bamwe bajya batuvugisha, barahari. Minisitiri bisobanura iki mu kinyarwanda kucyumva urwo rurimi? Rireso ni impine y'amagambo y'icyongereza avuga life restoration from satanic oppression. Ni nko kuvuga ngo ni ukubohoza ubuzima bw'abantu bukandamijwe na Satani. N'ikigamije rero, igamije kubohora abantu, n'ivugabutumwa ribohora abantu ribakura mu byaha ndetse n'ibindi bintu byaba bibaboshye bituruka kuri Satani. Nabahumuriza kubera yuko nyine iyo bitakunze umuntu wese yabyifuzaga. Hari wavuye hakurya Uganda wumvaga avuga ati turi benshi ariko ntibashoboye kuboneka. Rero icyo twakora ni ukubahumuriza, tukavuga ngo icy'ingenzi tugize umugisha, izi nyigisho zizajya zijya ku mugaragaro, bagerageze. Abadafite telefone nini bakwegera abandi nibura n'izo nyigisho akazibona, ndetse n'iyi mihango yabereye ahangaha baraza kuyibona. Dusoza pasita, twagusaba ko wasubiriramo abaza kugira amatsiko yo kuba bamenya YouTube uko yitwa mu magambo, mu nyuguti nkeya uko zagirwa. Yitwa Rireso utangije ra ndende, ni nk'uko waba ubivuga mu kinyarwanda, zigiye zifite inyajwi ri, ni ra ndende na i bisanzwe na ra ngufi na e na sa na o. Rireso Ministries. Reka tugushimire cyane. Ese nk'ijambo rya nyuma wabwira abatari bakizwa mwinangira umutima n'ingiriye pasita? Nababwira yuko Imana ibakunda, nta kindi kirenze kubabwira ko Imana ibakunda kandi yiteguye kubababarira nibaza. Iteze amaboko, niko yavuze muri Yohana 3:16 ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Rero haracyari umwanya wo kugira ngo baze bizere umwami Yesu batazarimbuka. Pastor Kabanyana newe ati uyu munsi n'uw'ibyishimo gusa, twanezerewe, twishimye. Uzi kubonana n'abantu wabwirizaga utabareba? Amazina yanjye nitwa Kabanyana, Pasiteri Kabanyana Vanisi. Icyabaye rero kuri uyu munsi, mu by'ukuri ni umunsi w'umunezero kuri twe, ni umunsi twari dufite amashimwe menshi, ni umunsi twari tunezerewe dutegereje, kuko ni umunsi wo kwishimira bitewe n'ivugabutumwa twatangiye kuri radiyo kuva mu 2020. Rero twifuje guhura n'abantu twabwirije ubutumwa bwiza, twifuza guhura n'inshuti zacu zaduteze amatwi, zadushyigikiye mu buryo butandukanye. Wari umunsi rero w'umunezero ku bantu bari bahari, wari umunsi mwiza wo gushima Imana, wari umunsi mwiza wo kumva iby'Imana yakoze muri iyo myaka yari ishize tuvuga ubutumwa kuri radiyo. Ni umunsi mu by'ukuri twebwe twari twishimiye kandi twari dutegereje. Nabonye ari abakubona live amaso ku maso, kuko bari basanzwe bakumva kuri audio gusa kuri radiyo, baraturika bararira. Ukibabona n'urukundo bari bagufitiye wowe wumvishe ubwuzu? Mu by'ukuri numvise mfashwe n'amarangamutima bitewe n'umunezero abantu bari bamfitiye, bifuza kumbona, birumvikana, banyumvaga ariko batarambona. Rero byanejeje kuba hari umuntu ufite ibyishimo bimeze kuriya byo kugira ngo ambone.
muri abo bakijwe kandi harimo n'abavuye mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Byabagamba James nkaba yaturutse arakizinga nkaba naje ntago muri Milivamu kubivuga butumwa nsanga rivugiye kuri Radio Flash FM twajyaga twumva. Ni ukuvuga ngo waje muri babandi bakijwe kuri radio bumva ijambo ry'Imana uvuye mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Oya je nakijwe mbere usibye ko ubutumwa najyaga mwumva kandi kubw'intuza bw'igiterane cyari gihari nkaba naje kwifatanya nabo mu giterane. Kigera mu Rwanda wabonye mu Rwanda amezatse mu Icyambere nabonye mu Rwanda nuko nasanze ari ahantu heza kandi bafite urukundo bakira abantu bose nanezerewe. Ubutumwa washyira abakizinga Uganda ni nk'ubuhe ukuye hano mu Rwanda? Ubutumwa nakuye mu Rwanda ni ikintu nabaje gusanga hano ni urukundo cyane kugira ngo abantu bakomeze bakundane nibwo abantu bazagira amahoro. Wishimiye gute ukimara kubona abapasiteri wajyaga wumva kuri radio utabareba? Nge nanezerewe cyane yuko najyaga numva ubutumwa ariko ntazi umuntu isura ariko nkumva ubutumwa bwiza, ariko uyu munsi mbabonye amaso ku maso nanezerewe cyane birushaho kugira ngo aho bazajya gukora igiterane nzaja boneka. Ikiganiro ni Celebrity Magazine kuri Flash TV. Nge nitwa DJ Clue ndi mu ntara y'Iburasirazuba. Uratwumvira ku mirongo yacu 89.2, 90.4 na 95 n'ibice 7. Ndabakunda cyane.